mu gice cyatambutse twari twasize Dr Hamza agiye kubwira umuryango wa Deborah, yaragiye kuwumenyesha ko Deborah atakiri kubarizwa mu isi y'abazima, yaragiye kubamenyesha ko ibye byarangiye. Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri Dr Hamza. Kari abamuhagaze imbere, ureba arimo aramurebana ubwuzu n'amatsiko, ariko nanone afite ubwoba n'igihunga. Yitegereza Hamza, akareba uburyo Hamza atari kuvuga, akagira ubwoba. Mu kugira ubwoba asa n'ugize igihunga. Mu kugira igihunga Raoul aba yabibonye, ahita amwegera akamufasha. Akamubwira ati Mama Maria, tuza, humura, kuhise ugira ubwoba, kugize igihunga bite? Kari ati Papa Ria, ndumva mfite ubwoba. Uburyo Dr ari kundeba bisobanuye byinshi. Niyo atakwirirwa avuga, umutima wanjye uri kwibwira icyo ashaka kumbwira. Gloria yatoya nawe, nose kuri kuki uri guhita wimagina, kuki uri kwimagina ibindi bintu kandi ubu wasanga uri gutekereza ibintu bibi. Karati yewe umutima wanjye ntutuje, kandi niba umutima wanjye uri kundya, ubigaragara hari ikintu kitari kugenda neza. Ndatekereza Deborah ashobora kuba yatuvuyemo. Raoul ati Mama Maria, oya witekereza gutyo, oya nanone nawe urarengereye. Dr Hamza ubu biba byamushobeye atarimo aravuga. Kari ahita abaza Gloria, akamubwira ati se Gloria, wowe ntabwo uri kwizera ibintu ndi kuvuga? Gloria ati apana, ntabwo ndi kubyizera. Nabyizera gute se? Gute se ubundi mukuru wanjye yagenda uze kano kanya ku myaka ye yaba agiye ate? Uzi ko yaba akenyutse? Ntabwo rwose, ntabwo Imana yo mu ijuru yabyemera. Ubwo se haba habaye iki kugira ngo bigende gutyo? Oya apana rwose, ntabwo Deborah yava mu buzima. Raoul ati basi mureke Dr bari butwibwirira. Hamza warareba akabona uburyo bamwe bari kubyizera, abandi bakaba batari kubyumva. Akabona Kari wenyine niwe usa naho uri gusobanukirwa sinyari ye, abandi bo ntibari kubyumva. Hamza arasohoka akagenda nta kintu avuze. Aragenda akegera Nasi akamubwira ati reka nkubwire, mbuza hano mpera pe, mbuze nuko mbivuga. Nanjye ubwanjye mu mutima mfite ubwoba. Genda wegera uriya muryango, wenda wowe ubwiza ukuri. Nasi ati none se Dr, niba wowe watinye kubabwira, urabona njyewe ndi buherehe? Ati gusa ibi ni ibintu biba bikomeye, ni ikintu kiba gikomeye. Burya biba bigoye kubwira umuntu ngo uwawe yagiye, biragora kubwira umuntu ngo uwawe twari turi kuvura ntago ashoboye kuharenga. Ninjiye muri uyu mwuga nkukunda, yewe nanawukoranwa ubwenge bwanjye bwose, ndetse ndanawukunda pe, ibyo nkora ndabikunda. Ariko ikintu cya mbere kingora Dr, reka nyikubwire, ni ukujya kubwira umuntu ngo umuntu wawe byarangiye. Birangora
umutima wanjye uraremererwa. Hari ikintu kijya kimbabaza, abaturage baba babona bitworoheye ariko burya natwe biratugora. Biragora kubona umuntu watakajeho imbaraga zawe zose ahasize ubuzima. Noneho bikagora cyane, bikagora muganga kuza kukumenyesha akubwira ngo twihanganire umuntu wawe byanze. Buriya abaganga bari mu bantu bagira umutima ukomeye. Mbere nagiraga umutima woroshye, nabonaga umuntu agiye nanjye nkarira, kavuga ntese njyewe ubu ngubu njyewe uri kuvura mariye iki abaturage? Ariko namaze kubona ko nyine ari ibintu bibaho kandi bibaho mu buzima bwa buri munsi. Gusa twebwe nubwo tugera aho ngaho tugasa naho tubyakiriye, ariko ikibi ntikimenyerwa. Dr. urupfu ntabwo rumenyerwa. Nanjye hari igihe umuntu apfa neza neza ukagira ngo ni ubwa mbere mbibonye, kandi abantu kenshi bapfa ndetse bakatugwa no mu biganza. Ntakubeshye, ngitangira aka kazi umuntu yabaga yapfira mu biganza byanjye, iryo joro kuryama bikananira, nkarara ndeba ubwoba bwanyishe, ndi kwibaza byinshi. N'uyu munsi rero ndumva nongeye kugira ubwoba. Ubwoba nagiraga mbere ngitangira aka kazi ndumva ari bwo mfite n'uyu munsi. Ngaho mbwira ndahera hehe? Dr. ihangane wikomeze ugende ubabwire. Hamza ariyumvira umwanya munini, akongera akagaruka inyuma, araza agasanga Kari we yarize, amarira ni yose. Raoul ari kumuhoza, ntabwo atari kusema Mariya kuri kurira, urarizwa n'iki? Hari ikintu bari bakubwira? Kari ati none kubera iki banze ko twongera kugera ahantu arwariye? Ese buriya wowe nta kintu wumvamo? Papa ari atapana, nta kintu n'iki na kimwe nshaka gutekereza, nta nubwo nshaka kwimagina. Rero please. Mama Mariya ati nyamara njyewe ndumva mfite ubwoba, kandi iyo mfite ubwoba iteka ikintu kibi kiraba, iteka ikintu kidasanzwe kibaho. Ako kanya Hamza ahita avuga, ababwira ati ibintu Kari ari gutekereza ni ukuri. Raoul bihita bimucanga akaba nk'igiti, arahagarara neza neza akaba nk'igiti. Gloria we kuvuga biramunanira, abari aho bose bitegereza Hamza bakavuga ati Dr. ugize ngo iki? Mama Mariya ati nyamara nababwiye uburyo Dr. ari kwitwara ni ikimenyetso cyiza kigaragaza ko Deborah atakiri muzima. Hamza nta kindi kintu ababwira, arabwira ati ahubwo nimushake imyenda yo kumwambika bamutunganye bamujyane muri morgue. Hamza ahita asohoka yihuta kugira ngo batagira n'ibindi bibazo bamubaza. Amarira, agahinda, kuboroga nibyo bisigaraho. Gloria we kuko aribwo abakimara no kubyara abataratora n'agatege ahita agwa igihumure kubera inkuru y'incamugongo aba amaze kumva. Abari aho ngaho ubwoba nabwo burabica. Brian mu bwoba bwinshi ahita afata umugore we agatangira kumuhamagara, ariko bikaba iby'ubusa. Afata ugutwi kwe akamwegeka mu gituza
byibura ngo yumve ko umutima uri gutera, akumva umutima uri gutera, ariko Gloria ntago aba ari kubuja. Aneti we ahita asohoka akajya kureba muganga. Mu gusohoka ahura na Hamza. Aramuhamagara akamubwira ati Dr mbabarira hagarara tuvugane. Hamza we aba ari gutekereza ko byibura bashobora kuba bagiye kumubaza ibya Debora, akigira naho atari kumva agakomeza akagenda. Aneti ati Dr ndakwinginze tabara muramukazi wanjye, kubera inkuru maze kuvuga nawe ahise agwa igihumure. None se ko mbona uri kwica amatwi, uragira ngo tuzike abantu babiri b'abavandimwe bavukana? Uriya ni murumuna w'uwapfuye, none nawe aguye igihumure, nta minsi irashira abyaye, ntago ameze neza, none uriya uragenda. Hamza akibyumva ahita ahagarara agahindukira akamubaza tugize ngo iki. Aneti mu burakari bwinshi ati ibyo nakubwiye wabyumvise, muramukazi wanjye ntago ameze neza, ahise agwa igihumure. Hamza ahita agira ubwoba akavuga ati none n'uyu namuvura bikaza kwanga. Ahita ajya kureba abandi ba Dr akabasaba, akavuga ati nimumfashe mujye kwita kuri uriya murwayi. Abandi ba Dr atari ko Dr kari wowe munyabumenyi dufite hano, kari nawe mu Dr dufite hano ukomeye, kuki uri kutubwira ngo tujye kumuvura kandi uhari? Hamza terega ntago Debora aramba mu mutwe. Noneho ibaze ngiye kumuvura maze kumenya ko ari murumuna w'uwapfuye, ese noneho sinabikorana igihunga ndi kugira ngo byibura nawe ntabara ubuzima bwe? Ibaze noneho nawe birangiye byanze, namera gute? Dr umwe yegera Hamza akamubwira ati Dr witekereza gutyo, njyewe ndakwizera, nkuziho ubuhanga, uri umunyabwenge, amashuri wize ntagaraye ubusa, ndetse ibintu byawe ubikora ku murongo kandi utuje, so please genda ukora akazi kawe, rirenga igihunga n'ubwo bufite, ugende wite ku murwayi. Hamza afata ibikoresho aragenda agasanga Brian arasa n'uwataye umutwe. Abandi bo biba byabarenze, baravuga ngo uvuga batarabona, ariko bo noneho no kuvuga biba byabananiye cyane ko baba babonye amagambo abayashize ivuga, noneho bumiwe. Kari mu mutima bari kwibaza atari ko se mana, ibaze noneho uramutse utwaye abantu babiri mu rugo rumwe, ituru imwe rwose, ese ubu ngubu papa Debora we noneho yabyakira ate? Ibaze turi imwe utwaye mukuru na murumuna, mani iyi nkuru yazavugwa he? Njyewe ndumva byanandenze. Babivuze ukuri, ngiyo uri mu kibazo, ibibazo birisukiranya, ubona kimwe kigenda ikindi kikaba kiraje, bikakubana urusobe, yewe bikagucanga, nanjye ndabona bincanze. Hamza ahita asaba abandi bose gusohoka, agasigarana n'abandi banasi babiri ndetse n'abandi ba Dr babiri.
batangira kugenda bacomeka utuntu twinshi. Gloria bahita bamutera serum, baramusuzuma kugira ngo barebe ko nta kindi kibazo afite. Hamza rero aramusuzuma nyuma akavuga ati ndabona ari agashoke gato agize, isaha n'isaha araza gukanguka, ntabwo biteye ubwoba, umenya ari igihunga. Ariko nanone uyu mubyeyi akeneye kuruhuka, ikindi akeneye kwitabwaho kugira ngo ubuzima bwe burusheho kuba bwiza. Hashira akanya bagasohoka, Brian ahita yegera Hamza akamubwira ati Dr. umugore wanjye ameze ate? Hamza aramubwira ati ntugire ikibazo, ni agashoke gatoya, gusa mumureke aruhuke. Tumuteye serum ndetse tumuteye n'urundi rushinge rutuma wenda asinzira amasaha menshi, nirumushiramo araza gukanguka, mumureke aruhuka umwanya munini. Kandi ikindi nakanguka nimumuvugisha amagambo menshi, ahubwo mumuhe icyo kunywa n'icyo kurya, mumwiteho gusa. Hamza ahita yigendera n'abandi badokta ndetse n'abanasi babiri babunganira bari kumwe nabo. Mama Maria ndetse na Papa Maria bafata telefone bagasiganira guhamagara. Mama Maria ati hamagara Medi umumenyeshe, umubwire ko Debora ibyo byarangiye. Papa Maria ati none yo wamuhamagaye si muramu wawe? Karata ariko se we si mubyara wawe? Muhamagare. Raura ati sinabona ahantu mera mvuga iyi nkuru. Karati none se nutabivuga amaherezo araba yahe? Tugomba kumenyesha abantu. Ikindi na papa wagomba kubimenya. None se iyi nkuru mbi turayihererana? Njyewe ngiye gushaka imyenda, wowe rero nawe icyo ugomba gukora buhamagara ubamenyeshe iyi nkuru, ubabwire uko bimeze. Ntago bimeze neza nyine, inkuru n'incamugongo biragoye kuyivuga, biragoye no kubyiyumvisha, ariko tugomba kubivuga. Yego biragoye kandi cyane, ariko we have to, so please bumunyembaraga. Nawe atari ko Mama Maria urimo urangora. Ntabwo mfite aho mpera. Mama Maria ati ahubwo ngiye gushaka imyenda bari bumwambike, nsange wabamenyesheje. Wenda papa we ndamwihamagarira, ariko hamagara Ekim ndetse na Medi ubamenyeshe. Erega Debora nta wundi muryango afite uretse twebwe na murumuna we uryamye hariya ndetse na papa we. Debora abantu bose bamucitseho, Debora abantu bose yahemukiye baramwanze. Ngira ngo ahari iyi nkuru iraza kwishimirwa na benshi. Hari abantu bari bunezezwe nuko atakiriho. Kari ahita yigendera akajya gushaka imyenda bagomba kwambika Debora. Raura afata telefone, mbere yo guhamagara Medi akabanza agahamagara Klenia. Mu guhamagara yitabwa na Lia. Lia ati yes dad. Raura tumeze neza mukobwa wanjye. Lia ati dad ntago ari ukujya unyita, ndabyanze. Raura ati bebe
mbabarira please. Leya ati nibyo nashakaga, ubundi njye ndi be wawe. None se be, ko numva ubabaye, wabaye iki? Laura ati Leya, ntabwo meze neza, ariko ndaza kumera neza mwana wanjye. Kariya agahita agacika intege, avuga ati none se dad, wabaye iki? Ese niki kitagenda neza? Hari ikintu kitari kugenda neza mu kazi? Hari umuntu mwashwanye se? Nose hari umuntu wakubwiye nabi? Laura ati Leya, mwana wanjye, twabuze umuntu, twapfushije umuntu, ndumva ndameze neza. Leya ati twapfushije umuntu, none se uwo ninde? Laura ati ni Debora, Auntie Debora. Leya ati Auntie Debora, none se ndamuzi? Ubwashize mami yambwiye ambwira ngo Auntie Glory, none nawe urambwiye ngo Auntie Debora. None se abo auntie bose ndabafite, ko njyewe ntabazi? Laura ati Leya, wimbaza ibintu byinshi, njye na mama we tuzagusobanurira. Ahubwo se Crane yameze ate? Tumaze iminsi tutaza aho ngaho mu rugo, ndi kwibaza mumeze neza? Leya ati dad, twebwe tumeze neza, nta kibazo dufite, ibintu ni amahoro, umukozi aba yatetse, twariye twanyweye, Crane yagasubira mu masomo, yewe nanjye akansobanurira akanankoresha homework. Rero ntugire ikibazo, tumeze neza. Laura ati none se Crane yari he? Kari wowe ufite telefone ye? Leya ati dad, Crane yayahereye mu gitondo, ari gukora utuntu twinshi. Urabizi ko afite ikizami. So ubizi ko ejo bundi azakora ikizamini cya leta se? Laura ati yego. Ati ndabizi ko habura iminsi 3 yonyine. None nta nubwo duhari, basi ngo tumuhe imigisha, tumubwire ngo amahirwe masa. Leya ati nyine aba yize umwanya munini, ariko ubu yararyamyeho gato. Yahereye kare ari kwiga, none yararuhutse. Laura ati Leya, noneho nabyuka uze kumubwira mvugishe, mwiyiteho kandi turabakunda, tuze gusubira mu kanya ndongera mbavugishe. Leya ati dad, natwe turagukunda kandi wowe na mama mwiyiteho. Laura atarakupa, Leya ahita amubwira ati dad, muretse gatoya. Ahita amubwira ati Laura we. Laura ahita yikanga. Leya ati Laura, uriyo uranyumva? Laura ati ndakumva. Ati Leya yagira ngo akubwire ngo ihangane, ndetse wowe na Kari mugire kwihangana. Umukobwa wanyu Leya yifatanyije namwe mu kababaro kandi arabakunda. Leya ahita akupa. Laura agatangira kwibaza ku magambo umwana we amubwiye. Aramwenyura, ariko agatwenge kageretse hejuru y'agahinda. Akababazwa nuko umwana we amurushije ubutwari, akamubwira ngo ihangane, ngo ndetse nifatanyije nawe mu kababaro. Agatangira gutekereza ukuntu yari yagize intege nke, akavuga ati n'umwana wanjye koko andushe gukomera, niwe umbwiye ngo nihangane, mu gihe kwihangana byari byananiye. Ahita yibwira mu mutima ati ngomba gukomera ku bwawe mwana wanjye. Ahita afata telefone agahamagara nanone Medi. Telefone ya Medi icamo ariko ntiyitabe. Ahita ahamagara Ekim
Ekimu mu kwitaba Raoul ahita amubwira ati muramu bite, undi ati meze neza muramu, wowe se umeze neza? Raoul ati urebeye inyuma meze neza ariko nta kumera neza ntako. Ekimu ati se kandi habaye iki? Ko numva uri kuvugana ikiniga wagira ngo hari ikintu kidasanzwe cyabaye, n'iki kiri kujya mbere? Undi ati Ekimu simfite aho mera nkubwira, nanjye ndumva kubivuga biri kunshobera, gusa Debora ibyo byarangiye. Ekimu ati ntibishoboka. Debora apfa se? Bibaho se? None se birashoboka? Apana. Raoul ati byashobotse, ahubwo se umugabo wawe Medi ari he? Ekimu ati Medi yararyamye, yarari mu bintu byinshi, ari kuruhukaho gatoya. Raoul ati namuhamagaye ndamubura, nawe mubwire. Ekimu ati iyi nkuru ndayihera hehe koko? Raoul ati ugomba kubivuga. Ekimu ati ariko uribuka ko ngo ari ex w'umugabo wanjye? Uribuka yuko bakundanyeho? Mbwira ukuntu ngiye kumubwira iyi nkuru. Raoul ati ibyo njye simbyitayeho, mubyutse umubwire nangwa se umubwire ampamagare. Ekimu ati byarutwa, reka nze mubwire ko umushaka. Ako kanya kari ahita ahagera afite imyenda avuye kugura, aragenda akareba Nasi akamuhereza imyenda, ahubwo ati dore imyenda muri mu mwambike niyi. Nasi ahita ayitwara. Tuva aho ngaho twigarukire kuri Jesse ndetse n'umushuti we. Jesse aba afite ibineza neza yishimye. Ubona ari kwisetsa, mbese ubona kuri we hari ikindi kintu kidasanzwe. Inshuti we aramwitegereza akamureba, akamubwira ati Jesse are you okay? Are you normal? Ko mbona wagira ngo hari ukuntu wahindutse. Jesse ati nabuzwa n'iki guhinduka? Erega ndishimye, icyo naharaniye imyaka myinshi, icyo nashakaga imyaka myinshi, uyu munsi ndakibonye, uyu munsi ndagifite. Mfite urukundo rw'ubuzima bwanjye, ubu umutima we ndawufite mu biganza byanjye. Nahoraga nibaza inzira nzanyuramo kugira ngo negukane umutima we, byari byaranshobeye. Nahoraga nibaza aho nzamukura, ntazi n'ahantu aherereye, ariko byaje kurangira angarukiye. Ati rero buriya ubungubu nta muntu unezerewe nkanjye, yewe nta n'umuntu wishimye nkanjye, nta n'umuntu wanezerwa nkanjye. Inshuti batari kuzi ufite ikihe kibazo? Ubundi si uwo muntu uri kuvuga ninde? Jesse atari ko kutambwira ngo nguhereze amakuru neza, ahubwo ukabura aho ngaho uri kumbwira ngo uwo muntu ninde? Urumva udashaka kugira ngo nguhereze amakuru? Undi ati kagira inkuru.
Jesse abanza guceceka akabanza akamubwira ati banza umpe icyo kunywa wana mbanze mbinywere, ni ibintu ngomba kubanza kunezerererwa nkabanza nkanabyishimira yewe. Ndatariko ibintu uri kwishimira ni ibiki? Jesse atariko se wabanje ukampa icyo kunywa ubundi narangiza nkaguhereza amakuru neza. Ariko se Jesse noneho ufite ikihe kibazo? Okay nacyo uranywa iki basi? Jesse atariko ise urareba ukabona ngewe nanywa amazi, uri kumbaza icyo ndi bunywe? Zana inzoga hafi aho ngaho, uyu munsi ndashaka gusinda. Simba atariko watsaze kuva ryari se? Mu minsi y'imibyizi ntabwo tujya tunywa inzoga tuzinywa muri weekend. Jesse ati njye ndashaka kubinywera. Simba ata apana turi inshuti ariko hoya. Jesse ati waretse ko nshaka gusinda? Undi ati ariko niba ushaka gusinda urasinda wenyine. Jesse ati nta kibazo, n'ubundi wowe rimwe na rimwe ujya ungora. Hari n'igihe nzinywa nkazinywa njyenyine uba wigize umurokore, noneho se wakijijwe ra? Simba ati ubyite uko ubishaka, nta kibazo rwose. Aragenda akamuzanira inzoga, Jesse agatangira kunywa. Simba ati ngaho kagira inkuru, mbwira ni ibiki bijya mbere kandi habaye iki? Ni ikihe kintu cyabaye kidasanzwe ko mbona ufite ibineza neza wishimye? Jesse ati ese uyu munsi ndi mu rukundo. Simba turi mu rukundo? Wowe uri mu rukundo? None se ubundi nturuhoramo? Wowe na Gayeri murakundana, urundi rukundo se urikunze naho nuruye? Jesse ati reka ibyo bana, njyewe ndi mu rukundo rushya kandi Gayeri umuzanye ute? Simba atariko wasaze, none se uri mu rukundo rushya wowe na Gayeri mwara breakinze? Mwaba muri break up nkaba ntabizi? Jesse ati mbabarira iryo zina sinshaka kuryumva. Ndata ariko se aka kanya ngo uhaye inzoga urasinze? None se usinze wanga Gayeri? Jesse ati ndi mu rukundo na Logan please. Kuba narakundanye na Gayeri nuko nari narabuze Logan, rero uyu munsi I'm in love with Logan. Simba araseka. Kuva ryari se? Jesse ati kuva umunsi, isaha, itariki yambwiriyeho ngo reka tubigerageze. Simba ati se burya yaranakubwiye ngo mubigerageze? Ntabwo yakubwiye ngo muri mu rukundo? None wasaze urumva wahiye ngo you are in love? Really? Undi ati yego. Simba atariko Jesse njye reka nkwibarize, koko urishuwa neza kuri mu rukundo na Logan? Reba ariko igihe cyose gishize turi ku ishuri ntiyajyaga kwikoza, none uyu munsi ari kugukunda. Ikimuteye kugukunda ni igiki? Ariko umenya hari uri kunkinira prank nkaba ntabizi? Wowe uri mu rukundo? Ntabwo bishoboka, ntabwo nabyizere, sinabyemera. Ubundi se uri gushingira he wumva ko Logan yagukunda? Habaye iki se? Jesse tubyizere nangwa se ntubyizere, I'm in love with him. Simba ati apana, urimo urabeshya umutima wawe, Logan ntago yagukunda. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese koko Logan na Jesse bari mu rukundo ruri serious?
none se Jesse yarari mu rukundo na Gael, uyu Gael se aramuretse? Byose rero tuzabimenya mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa na Mbabazi Naguha, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho. Uwiteka akomeze kuba ntiriza himagarike n'ubugingo, kuba mbakunda byose mbigarukaho.